ku cyumweru ukwezi kwa mbere itariki ya 4 2026. Uyu ni umunsi wa 4 w'umwaka, muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Muri iki gihe ugiye kugera mu rundi rwego. Rero uzatsinda ibihanda byose bizakwitanga imbere. Nzabana nawe kandi nzakujya imbere. Amen. Gutera kwa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Umva wa bwoko bwa Isirayeli we, muri iki gihe ugiye kwambuka Yorodani ukaja mu gihugu, ugahindura amahanga akurusha gukomera n'amaboko n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Ubwo ni ubwoko bukomeye bw'abantu barebare, ari bo Banaki. Uzi ukumva babavuga bati, ninde wahagarara Abanaki imbere? Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere, ari umuriro ukongora, ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe. Nawe uzabirukane ubarimbure vuba uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Amen. Ibihanda biri imbere yawe, Abanaki bari imbere yawe, ibyo bibazo biri imbere yawe. Uhereye none ngiye kugeza mu rundi rwego, ugiye kubitsinda ibyo bihanda byose. Nta na kimwe kizongera guhagarara imbere yawe, kuko Uwiteka azabana nawe kandi azakujya imbere, ari umuriro ukongora. Azakongora izo mbaraga zawe, azakongora imbaraga z'abadayimoni, aho aciye hose ni ugutwika no gukongora, kugira ngo ubashe kwinjira mu byakugeneye. Ngaho ambuka, Imana iguhe umugisha kandi kugiriye neza. Amen.